Ndabasuhuje abakurikirana ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi hano kuri Mugisha TV, baba bari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu, by'umwihariko aba diaspora, mbahaye ikaze, amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi ni isabukuru y'umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, Ishimwe Vestine. Ishimwe Vestine ni umuhanzi mwakunze muri benshi bitewe n'ubuhanga afite mu kuririmba ndetse n'ijwi ryiza afite. Ishimwe Vestine yujuje imyaka 23 y'amavuko, aho ku myaka ye 23 uba ari umudamu w'umugabo witwa Idrissa Ouedraogo uturuka mu gihugu cya Burkina Faso. Ishimwe Vestine rero twamubwiye ati isabukuru nziza, akomeze gukurira mu buntu bw'Imana ndetse Imana ikomeze kumwagurira n'impano ye kuririmba, imigisha yose Imana itanga ikomeze kuba mu buzima bwe. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you Vestine, happy birthday to you. Ugira umunsi mwiza, wibuke itariki wavutseho, ugira umunsi mwiza, isabukuru nziza. Vestine rero akomeze kugira isabukuru nziza y'amavuko, kandi we na murumuna we Dorcas Imana ikomeze kubagurira impano, kandi turabakunda cyane nk'abanyarwanda. Vestine rero ubu ari kubarizwa mu gihugu cya Canada, we n'umugabo we Idrissa Ouedraogo. Abantu benshi bagiye batera comments kuri iyi famiye, aho hari amakuru yakomeje kwirakwira ku mbuga nkoranyambaga avuga ko Idrissa Ouedraogo ndetse na Ishimwe Vestine batandukanye, ariko ntago ariko bimeze, ntago batandukanye, aba baracyari kumwe ndetse bari kubana mu gihugu cya Canada kandi babanye neza. Vestine rero abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram yaje kuba yashimira ababyeyi be ndetse anashimira na murumuna we Dorcas baririmba indirimbo zo kuramya Imana. Yanditse amagambo avuga ko ashimira mama we wamureze akaba ageze aho ageze ubu ngubu, akaba afite izina rikomeye abikesha ababyeyi be bamureze. Ishimwe Vestine rero yavutse nk'abandi, aho yavukiye mu karere ka Musanze. Yarize, yiga amashuri y'incuke, yiga amashuri abanza ndetse na segonderi. Asoje segonderi rero yaje kuba yagira umugisha, yibonera umugabo w'umunya Burkina Faso. Ibintu byatunguye abantu benshi bibaza bati ni gute Vestine atuzi, umukobwa w'i Musanze, umukobwa w'umunyarwanda, ni gute yakibonera umugabo w'umunya Burkina Faso, umugabo w'umujejetafaranga, umugabo w'umukire cyane. Ariko buriya igeno ry'Imana naho rijya, buriya Imana nicyo yari yarageneye Vestine. Ubu rero we na Idrissa Ouedraogo babanye neza kandi babanye mu mahoro hariya mu gihugu cya Canada. Ishimwe Vestine ndetse na murumuna we bakuriye mu idini rya ADPR. Idini rya ADPR ni idini ryabareze, aho bakuriye muri Sunday School, ndetse bitewe n'impano bari bafite yo kuririmba baza gukundwa cyane na korali nkuru yo mu karere ka Musanze ya ADPR Muhoza. Iyi korali rero yaje kubakunda ndetse nabakira muri iyi korali bakira abana bato, bitewe n'ubuhanga bari bafite, baririmbana n'abantu bakuze kandi bo bari bakira abana bato cyane, ubona ko batari bakwiriye kuririmbana n'abo bantu. Baririmbye muri iyo korali irakundwa cyane, baririmba indirimbo zitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda zakunzwe cyane, zirimo indirimbo Uzi kurinda, ni iya hariya kuri ADPR Muhoza muri korali yitwa Goshen. Abana rero baje guhura na Murindahabi Irene, ari we unabamanaginga ubu ngubu ndetse unabafasha mu ndirimbo zabo zitandukanye bakunda gusohora. Uyu rero niwe wabazamuye ndetse abashakira umuntu uzajya ubandikiye indirimbo, ari we Niyo Bosco. Niyo Bosco akaba yarabandikiye indirimbo nyinshi zakunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Abana bazamuka uko bamaze kuzamuka bageze ku rundi rwego, abana baje kuba bava mu idini rya ADPR. Uwabanje kuva mu idini rya ADPR bwa mbere ni Vestine. Vestine niwe wateye iya mbere mu kuva mu idini rya ADPR, aho yanatangaje ko gukizwa bitagombera ngo kuba uri mu idini runaka. Vestine rero yaje kuba yatangaza ku mugaragaro ko avuye mu idini rya ADPR ndetse anasuka imisatsi. Ibi abantu benshi bateyeho comments zitandukanye bavuga bati ni gute uyu mukozi w'Imana wari ukomeye mu idini rya ADPR ndetse muri kwari Goshen yakora ibi bintu agahemukira idini ryamureze.
Vestina rero kuri iyi sabukuru y'amavuko yaje kuba yakandika kuri Instagram ye abwira abakunzi be ko babateguriye indirimbo nziza, ko mu minsi iri imbere hari indirimbo yindi bari bwongere kugeza ku banyarwanda ndetse no ku isi yose muri rusange, dore ko aba bana batagikunzwe mu gihugu cy'u Rwanda gusa ahubwo no mu bindi bihugu bitandukanye basigaye bazwi bitewe nuko batakiririmba indirimbo z'ikinyarwanda gusa. Vestina rero kuri Instagram ye yaje kuba yavuga ko mu gihe kiri imbere abanyarwanda bari bwongere kubona indirimbo yabo, rwose tuyitegeranyije amatsiko kandi nizere ko tuzayikunda. Mushimire wakurikiranye ikiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeza gukora subscribe kugira ngo ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi bijye bibageraho ku gihe. Ndabashimiye.